twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani adutumiye ngaha kuri buri munsi kugira ngo adukize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Dore urwandiko rw'ihumure Imana yatwandikiye kuri wa gatandatu w'icyumweru cya mbere cya Diventi tariki 3 Ukuboza 2022 ubwo duhimbaza Mutagatifu Francisco wasize patron de mission uhagarariye abagiye mu butumwa bose. Tumwisunge rero natwe ubwo turi mu butumwa aho turi hose mu ngo zacu, tumwisunge kugira ngo ubutumwa dushinzwe adufashe kubusohoza neza turi kumwe n'Imana, ubutumwa bw'Imana tukabusohoza neza. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe 30 umurongo wa 19 kugeza ku 21, wa 23 kugeza ku 26. Mbaga y'Isiyoni mwebwe abatuye Yerusalemu, ntimuzongera kurira ukundi. Igihe muzamutakambiye Uhoraho azabibuka, nabumva azahera ko abasubiza. Mu makuba azabaha umugati, abaha amazi igihe cy'amage. Ugomba kukwigisha ntazongera kwihisha ukundi, uzamwirebera n'amaso yawe. Igihe uzaba ugomba kugana iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azumva ijwi rivuga inyuma yawe riti, dore inzira ni muba ariyo munyuramo. Uhoraho azagusha imvura mu myaka uzaba wabibye mu butaka, buzarubuke umusaruro utubutse kandi ushimishije. Uwo munsi amatungo yawe azabona inzuri ngari arishamo, imasa n'indogobe bihingishwa iry'ubwatsi buryohereye bwabikanywe isuku. Ku munsi w'icyorezo iminara yose izahirima, ku misozi yose no ku tununga twose hazavubuka amasoko menshi y'amazi. Igihe Uhoraho azaba yapfutse ibisebe by'umuryango we, akomora ibikomere byawo, urumuri rw'ukwezi ruzaka nk'urw'izuba, naho urw'izuba rwikube 7 ngaho rwabaye urumuri rw'iminsi 7. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 147. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Mbega ukuntu ari byiza kuririmbira Imana yacu, ntibigira uko bisa kuyisingiza uko bikwiye. Uhoraho we wubatse Yerusalemu bundi bushya, azakoranya impabe za Isiraheli. Ni ukiza abafite intimba ku mutima, maze akomora ibikomere byabo. Amenya kubarura inyenyeri zibaho, akazivuga zose mu mazina yazo. Umutegetsi wacu ni igihangange n'umunyamaboko, ubwenge bwe ntibugira urugero. Uhoraho ashyigikira ab'intamenyekana, naho abagome akabacisha bugufi. Hahirwa uwiringira Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 35 kugeza ku 38, n'umutwe wa 10 umurongo wa 1 n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Muri icyo gihe Yesu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma, ari nako akiza icyitwa indwara n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa bati, imyaka yeze ni myinshi, ariko abakozi ni bakeya. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Amaze guhamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, nubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Arababwira ati, nimusange intama zazimeze umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mwahawe ku buntu, namwe mutange ku buntu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Twahawe ku buntu, ni dutange ku buntu. Iyo ndirimbo nawe uze kugenda uyikomeza uko ugenda uryoherwa n'ubutumwa bw'uyu munsi. Ubutumwa bw'uyu munsi turiyambaza Mutagatifu Francisco Saveri, patron de mission, ushinze ubutumwa. Abagiye mu butumwa bose tujye tumwiyambaza kugira ngo tuvuganire, tujyane nawe. Ubutumwa bw'uyu munsi burimo ijambo bita icyizere, la confiance. Burya baravuga ngo umuntu wabuze icyizere ngo nta kiba atakora. Ashobora gukwica, ashobora kwiyahura, ashobora gukora amabi, kwishora mu ngeso mbi z'urukozasoni, ubusambanyi, ubusambo, gufata ibiyobyabwenge, kuko yabuze iki? Yabuze icyizere, yiburiye icyizere. Iyo umuntu yabuze icyizere ngo nta kiba atakora. Nawe umukristo umuvandimwe wasanga nawe urabuze icyizere. Ubutumwa bw'uyu munsi ni icyizere, uraduha icyizere cy'ejo hazaza. Kumenya gutanga icyizere, kumenya kwakira icyizere. Ariko turaza kuzirikana ko ndahandi wagira icyizere usibye muri Yesu Kristo. Iyo ufite icyizere muri Yesu Kristo, ubaho neza, ukora ibintu neza, bikagenda neza, kuko wizeye umwami Uhoraho.
kwizera umwami w'ukuri, umwami Yesu Kristo. Rero bakristo bavandimwe, nanjye mpagaze imbere yanyu nk'umunyabyaha, nk'umunyabyago, ariko twese turi mu rugendo dushakashaka Imana. Nawe rero umukristo muvandimwe, aho wagiye ugira gushidikanya mu buzima, aho wagiye uhakana mu buzima, navugaga ubuzima bw'umukristo, ubukristo ukabuhakana, aho wagiye utatira igihango, ahantu hose wagiye ujye kure y'Imana, ukaburira Imana icyizere, ugatakaza icyizere cy'inshuti ukazitakaza, uburwayi, ibibazo bikagutera kwiheba ndetse no kwiganyira, ibibazo byabura ibisubizo, uburwayi bwabura ibisubizo. Uyu munsi Nyagasani aransaba kumwizera, mpfa gusa kwizera Nyagasani, ibindi bigakemuka, kuko Yezu niwe undebera. Niba afite undebera, ndababazwa n'iki? Niba afite undebera, ndarushywa n'iki? Ngaha rero turi imbere Nyagasani, natwe ni Nyagasani uri guturebera. Niba dufite Yezu ho umuvugizi, niba dufite Yezu ho umwishingizi, niba Yezu ari ku ruhande rwacu, nta waturwanya ngo dutsinde, kuko twizeye Yezu. Avoir confiance en Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Ya shusho Yezu nyirimpuhwe buri gihe, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera. Natwe rero tuje imbere Nyagasani ko tumwizeye, twebwe indushyi, abanyabyaha, abanyabyago, indembe, imbabare, twese tugire gute? Twizere Nyagasani, kuko niwe ushobora gutuzahura wenyine. Muri amasomo turaza kubona ko kugira ngo umuntu agere gukizere, habanza nanone deception, nanjye kuvuga ibibazo, kwiheba igihe uri mu kaga, ariko turaza kubona ko Nyagasani agukura aho ngaho hababaje, kugira ngo kuganisha heza, agukure mu mibabaro, akuganishe mu byishimo, ibyishimo Yesu Kristo aguhereza, akuvanya ahantu habi. Uko natwe abakristo bavandimwe tujanga kuri buri munsi, Nyagasani harana agiye kudukura habi, maze atujyana heza. Ucunge rero nawe ube maso, kugira ngo Nyagasani aze kuguha icyizere, agukuye mu bibazo urimo, agukuye mu byago urimo, akuganisha heza. Turaza kumva abahanuzi babiri baza gutwegereza Imana, bityo bakadukura habi batuganisha heza. Uwo ni umuhanuzi Izayi ndetse na Yesu Kristo. Du désespoir à l'espoir. Nguko rero ko tugomba kwizera Yesu Kristo. Kwizera nde Yesu Kristo? Ubutumwa bwose najyamo ngizera nde? Ngizera Yesu Kristo, kuko niwe ugomba kumperekeza. Yesu Kristo niwe ugutora akagutuma. Ni ngombwa rero kumwizera mu byo ukora byose, aho uri hose. Kwizera nde? Kwizera Yesu Kristo. Turaza kubona ko hari igihe ushobora gutangira nabi, ugatangira mu kababaro, ariko bikaza kurangira ibisubizo by'Imana bije, ibisubizo byo kwizera kwa kwiheba ururimo, Nyagasani akagira gute? Akakuzahura. Turasabwa rero kwizirika kuri Nyagasani umutima wacu wose, kugira ngo natwe igihe cyose twageze mu kaga, ntitwihenure, ntitwihebe, ntitujye kure y'Imana, ahubwo nyamara mu gihe cy'ibibazo akanabwo turushaho kwizirika kuri Nyagasani, kugira ngo umwanzi seke bataza gutubona, akabonye icyuho acamo, maze akatugirira nabi, agaturindagiza. No kwizera Yesu Kristo uyu munsi. Mu isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, turumva umuryango w'Imana uri kure, ufite ibibazo byinshi cyane cyane ufite impungenge, ufite n'ubwoba bw'Abanyasiriya bari gushaka kubataka, bari gushaka kubarwanya ngo babatsinde. Imbaga y'Imana iri mu bwoba, imbaga y'Imana iri mu gahinda. Niho umuhanuzi Izayi agiye kubahanurira, abereke ko Imana bari kumwe. Icy'ingenzi ni ukwizera Imana, kuko iyo ufite Imana ufite byose. Bityo Imana izabatsindira, Imana izatsindira umuryango wayo, Imana izaniye icyizere umuryango wayo, Imana izaniye umutsindo umuryango wayo. Kabone nubwo bagira ubwoba, Imana izabakomeza, ibaha ihumure. Ihumure muri Nyagasani, ihumure ku Mana, ihumure mvoma ku Mana. Humura turi kumwe, ndagutabara, abanzi ba bose nzabagukiza. Ubwo umuhanuzi Izayi yagize ati, igihe muzamutakambiye Uhoraho azabibuka, nabumva azahera ko basubiza. Mu makuba azabaha umugati, abahe amazi igihe cy'amage. Amen, 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 amen. Nguko uko ngomba kwiringira Imana mu gihe ndi mu bibazo, noye kwihenura, ahubwo koko nizirike ku Mana. Igihe cy'ibibazo, igihe cy'uburwayi, igihe cy'ubukene, igihe cy'inzira z'inzitane nabuze aho nca, njya nizera Nyagasani, mwizirikeho. Icyo gihe kimpera umwanya wo gusenga cyane bikomeye, kuko Nyagasani nyine naho arantabara. Nizirikana ko Imana ihari, amaherezo nzagera heza. Na nibyo muri ibyo Zaburi nawe ari kudushikariza icyo cyizere, amiringiro muri Nyagasani, ubwo yagize ati, hahirwa uwiringira Uhoraho. Amen, amen, amen. Iyo niringiye Uhoraho ntacyo naba, niba niringiye bose ntacyo naba. Akamvugo k'ikinyarwanda igira iti, uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Twebwe rero ingwe, niba nzi ko Imana iri kurwana ku ruhande rwanjye, ntacyo naba, nzatsinda kahave. Niba ko kubwishingizi bwanjye buri mu Mana, ntacyo nzaba. Twumvise no mu Ivanjiri y'uyu munsi icyizere Yesu Kristo aho imbaga yari imukurikiye, ubwo agiye kwirema agatima, ati nimuhumure. Yesu Kristo bari kumwe n'imbaga, yari ari kuyigisha,
Yezu Kristo nk'umushumba mwiza umenya intama ze, bikaza kurangira koko azigiriye impuhwe. Yezu Kristo uri gukora ibitangaza, agakiza indwara, ibibazo by'abanye byinshi, ariko akagira uburyo agarura imbaga icyizere ubwo bari bihebye, ubwo bagize bati Yezu abonye imbaga y'abantu abagirira impuhwe, ngo kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Amen, amen, amen. Yezu Kristo akunze kuza turi mu byago twaburaniwe, akamvuga cyerate n'igira iti amicus certe inire incerta cernitur, on distingue l'ami sincère dans les situations difficiles. Mwishuti nyashuti uyibona mu byago. Wowe Yezu Kristo aza akabona turashonje, Yezu Kristo akaza akabona turi impabe, Yezu Kristo yaza akabona baradutaye, akaza aho ngaho rero aho twabuze icyizere, aho dufite ibibazo, nuko akaza tuzaniye ibisubizo. Ariko natwe akadusaba iki gikurikira, kugira uruhare mu gushakisha ibisubizo. Ubwo yagize ati nimusabe nyiri imyaka yohereze, nimusabe nyiri imyaka yohereze abakozi mu mirima ye. Amen, 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 amen. Twese bakristo bavandimwe, ubutumwa buratureba, ubutumwa bwo gukiza abandi, ubutumwa bwo gukira, nangiza gukira ariko ngakiza abandi. Ngiki cyizere Yezu Kristo aduha ejo hazaza, ukomeza dusaba, nta kurambirwa, nta kurambika, tugasanga bababaye. Intamba zazibenze umuryango wa Isiraheli, wowe nanjye turimo, nitwe Yezu aje gushaka, akadutumaho intumwa ze. Kuko yagize gute? Yezu yatugiriye impuhwe. Yezu arandeba igihe ndi mu byago, Yezu arandeba igihe Yezu Kristo arakureba igihe ugeze mu bukene, igihe ugeze mu byago, igihe agahinda kakwishe, igihe ufite inzara, agakureba ukagira gutyo ukabona gutumyeho intumwa ye, agakureba gutyo ukabona agutumyeho umuvandimwe ati genda umusure, genda umutabare, mushyire ifunguro, mushyire umwambaro. Nguko uko Yezu Kristo akora. Yezu Kristo ntabwo akora nk'ikivejuru, ahubwo akorera mu bantu intumwa zagenda atuma kugira ngo koko zijye gutabara, kugira ngo koko zijye kwitabaro, azituma aho ashaka, zibe icyizere mu bantu, kongera kugarura abantu icyizere, le sens de la vie. Umuntu wari wihebye ukamuzahura, ukamukiza, ukamwongerera icyizere, ukamuha ihumure. Ngira igihumure Yezu Kristo aduha, ariko natwe akadusaba kuriha abandi. Umuturanyi uwo mubana ntaburare, kandi wowe ufite imyenda ye utanakibuka n'igihe uzayambarira, warabuze uko yambara, ufite ibiryo bimwe biri kubora, ariko umuvandimwe ntiwamwegera ngo ube wagira icyo umuhereza. Gutabara abandi nk'uko Imana ari dutabara, Yezu Kristo agatugirira impuhwe, akadukura habi, nanjye namara kuva habi ngahakura abandi, gukura abandi mu rwobo, gukura abandi mu bibazo, gukura abandi mu mazi abira. Kurema icyizere mu bantu, kongera kurema icyizere mu bana b'Imana. Yezu Kristo angiriye neza, nanjye reka ngire bagenzi banjye neza. Ese mu Kristo umuvandimwe, wasanga hari ibintu nawe byakuzitiye, bikubuza kwegera Yezu, bikubuza kwizera Nyagasani, bikubuza gushyiramo ibyiringiro yawe muri Nyagasani. Icyo ni igiki? Niba nawe hari ahantu uzi wadohotse kubera ibibazo wahuye nabyo, bikaza kurangira ko utangiye kwiheba, garuka mu mwanya wawe. Yezu aje kuguhamagara, yongera kubwira ati ngufitiye impuhwe nanjye, ngufitiye impuhwe mu Kristo, ngufitiye impuhwe, kuko umeze nk'intama itagira umushumba, waratagangaye, waratawe, uri kure yanjye, uri kure y'Imana. Umuntu uri kure y'Imana ni muntu ki? Umuntu uri kure y'Imana ni umunyabyaha, wa wundi wese wabuze pfa na ruguru, wihebye. Niba nawe umukristo umuvandimwe wihebye, garuka mu mwanya wawe, ugarukire Imana. Imana iragushaka kugira ngo ikubwire ko igukunda. Yezu Kristo aragukunda, wasanga yarabuze aho bikubwirira. Iyi vanjiri irimo impuhwe za Yezu, ariko natwe akadusaba gukomeza dusaba buhoro buhoro izo mpuhwe ze babakozi tugomba gusaba. Ni bya bindi by'uko ngomba kugira uruhare mu mukiro wanjye, ariko nkagira n'uruhare mu mukiro w'abandi, kugira ngo abandi bakire. Byasengesho ryo gusaba nyiri imyaka ngo ohereza abakozi mu mirima ye. Ngize impuhwe za Yezu, ngiki cyizere Yezu aduhereza cy'ejo hazaza, kugira icyizere cy'ejo hazaza. Ibibazo, amakuba, ibyo byose bigatuzanira ibyishimo. Na nibyo umuhanga yavuze ati, ese nshobora kwihanganira imvune, ukwigomwa, ngihanganira ibibazo ndimo, ngabyihanganira imyaka 50 yose nshikamiwe, ariko nizeye imyaka 40 ko nzaba niho nigenga, ko nzaba ndiho mu byishimo. Ibaze nanjye nibaze. Mubyeyi, reka mu kanya gato tunyarukire mu ishuri ry'icyizere, urebe ukuntu icyizere nawe ugiharanirwa, ushobora no kugikora, ushobora no gukorera icyizere. Akamvuga ugira iti la confiance n'exclut pas la méfiance, ngo kuba abantu bakugirira icyizere niberakora ko bashobora no kugupinga kandi ukabyihanganira byose. Reka rero tugane mu ishuri ry'icyizere, nawe uyu munsi uze kugarura icyizere iwawe, mu bibazo byawe, mu buzima bwawe ugarura icyizere. Ngo umunsi umwe umwami
ngo mu kwizihiza isabukuru ye ngo abantu baramwishimira bamuhereza ngo za kado nyinshi cyane. Ngo nuko haza kwaduka umuntu wari wishimiye umwami nawe amuhereza kado nziza cyane iryoshye cyane, ngo kado y'inuma ebyiri bishoboke ko zari inuma za zindi zo mu rugo umwami nyine agomba kwitaho zigahora zimushimisha. Nuko nyine umwami yishimira iyo kado nziza bamuhaye, maze umwami afata za numa ebyiri azihereza umukozi wagombaga kujya zitaho kugira ngo za numa koko zizamererwe neza zijye ziguruka zishimisha umwami. Nuko wa mukozi ngo azitaho ya kado nyine y'umwami bamuhaye, wa mukozi azitaho ngo mu mezi 6 yose ari kuzitaho. Nuko za numa ebyiri imwe aba ari izajya iguruka, indi yo birayinana kugiguruka. Nuko ngo umwami agira amatsiko ngo bazaho umukozi we ati guki koko iyi ngiyo itari kuguruka kandi koko zombi zingana. Nuko wamugaragara aramubwira ati mwami nagerageje uko nshoboye kose, izi numa nzikora ibyo nshoboye byose, iyi imwe gusa nishobora kuguruka indi ntibishobora. Urumva umwami yarashimishwa nuko izo numa zigenda ziguruka zikaguruka rwose, ibyo bigashimisha umwami. None koko guki iyo ngiyo itari kuguruka? Uyu mukozi koko abwira umwami ko yagejeje ibishoboka byose iyo numa ntiguruke. Amezi 6 arashize, nuko umwami akoranya abahanga mu gihugu cye kugira ngo koko arebe uko iyo numa nayo izaguruka. Abahanga bose baraza bakoranira kuri ya numa shwi, ya numa ntiyaguruka, hakajya haguruka imwe gusa indi ntiguruke. Ibyo bibaza umwami agira ishavu n'agahinda. Nuko ngo umunsi umwami atumira abantu benshi abahanga bo muri icyo gihugu kugira ngo bazashyire ubuhanga bwabo barebe ko ya numa yazaguruka, bityo bigashimisha umwami. Nuko abahanga bose baragerageza ya numa shwi ntiyaguruka. Umwami arashavura arababara, ndetse n'imbaga yari aho ngaho bose bagira agahinda kubona abahanga bagerageje bose ko ya numa iguruka bikanga pe, biranga. Abantu bose bari aho bariheba pe. Ngo nuko haza kwaduka umuntu w'umukene waburaniwe ngo yari umuhinzi, maze aragerageza uko ashoboye kose, bitangira ngo abantu bamuhindura ati ubu ni wowe ugiye kugurutsa inuma koko? Nuko ngo aratambuka, abantu bose bamupinze kubera ko yari umuhinzi. Urareba abantu bize bose bashyizeho amayeri yabo yo kugurutsa ya numa shwi biranga. Nuko ngo wa muhinzi araza, wagize gutya arayigurutsa. Nuko ngo umwami arishima cyane uburyo ya numa ya kabiri yagurutse nayo. Nuko umwami aramubaza ati mbwira uko wabigenje ko abantu bose bari barananiwe, abahanga bose nari nifite bari bananiwe kugurutsa iyi numa, wowe ubigenje ute? Nuko wa muhinzi aramubwira ati mwami rero kugira ngo iyi numa iguruke natamye ishami yari iriho, nuko iraguruka. Byumvikane nyine imaze kubona ko ntaho isigariye yahise iguruka. Nuko umwami arishima n'abari aho bose barishima, bibaza ibibaye. Ya numa ya kabiri nayo yagurutse, zakadoza umwami kugeza ubu ngubu zimeze neza. Ibyo bishimisha umwami ko ya numa nayo yagurutse. Abari aho bose barishima. Nguko kwa mukene bamugororeye wa muhinzi baramugorora kubera iki? Yatumye ya numa y'umwami iguruka. Yabanje gukora iki? Yabanje gutema rya shami ya numa yabaga yizingiyeho, ubundi ya numa iraguruka. Ibonye ko ntaho isigariye nayo iribwiriza iraguruka. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko natwe kenshi hari ishami wasanga twayizingiyeho bikaza kurangira koko ibibazo turi kubyiteza, turi kwanga kuguruka, turi kwanga gutera imbere, bikaza kurangira tutaguruka, tudatera imbere kubera iki? Hari ishami twizingiyeho. Biradusaba rero amayeri y'abantu baciye bugufi, amayeri y'abantu b'abakene, amayeri kugira ngo tugire gute? Kugira ngo dushobore kuguruka. Nguko abakristo bavandimwe abenshi tujya duhura n'ibyago, ariko tukibagirwa icy'ingenzi ko natwe twagira uruhare mu gukemura ibyo byago, mu gushakisha ibisubizo. Ibisubizo nta bindi rero ni ugutema amashami yose twizingiyeho, bya bindi twabigiyemo icyizere, bya bintu byose twashyizemo amyiringiro yacu, amizero yacu, ibiyobyabwenge, ibintu byose bintesha umutwe akaba byo nashyizemo amizero yacu, ngarara nasinze, ngarara mu biyobyabwenge, bikaza kurangira ari aho nizingiye. Nyamara umunsi nabashije gutema ibiyobyabwenge, umunsi nabashije gutemera iryo shami niziritseho irigare ibiyobyabwenge, izo ngeso mbi zinzirika, ingeso mbi z'urukozasoni, ibyo byaha niziritseho, izo ngeso mbi niziritseho, nimbasha kubirandura, nimbasha kubitema nanjye, bizarangira ndi kuguruka nanjye, bizarangira ndi gutembera, bizarangira ndi kugenda, bizarangira koko ndi gushimisha umwami. Navugaga umwami Yesu Kristo. Iyo ducitse ku ngeso bishimisha Yesu Kristo, bikatugarura icyizere. Wasanga narihebye kubera aho nishoye habi, kubera ko asekibi nakomeje kwizirika,
kubera ububasha bwa Sekibi bwakomeje kungundira, nakomeje kugundira nanjye, bikaza kurangira koko Imana nyiburiye icyizere, nakomeje kwizirika. Il faut oser. Ni ngombwa gutinyuka ngamera nk'uyu muhinzi, uyu mukene uza agatema iri shami kugira ngo iyi numa ibashe kuguruka. Nari ngiye kuvuga imenye ubwenge, inuma ikamenya ubwenge yo kuguruka, ngo kuko mu gihe cy'ibyago ariko cyane cyane dushobora kumenya Imana burya. Akamvuga ugira iti utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Nguko abakristo bavandimwe dushobora kuba twibonera ibisubizo buri munsi, tukaba abana bo mu bisubizo. Ariko ubwenge nyakuri ni ukumenya nyine gushakishira ibisubizo aho bitari. Nkamenya nanjye ko nshobora kugira uruhare mu mukiro wanjye, kuzana icyizere iwanjye, bizaterwa nawe, bizaterwa nanjye. Nguko rero gutagundira amashami yacu, gutagundira ibiyobyabwenge, gutagundira ibintu byose bituyobya, gutagundira akaryoshye, nanjye nkagerageza kwigomwa, sacrifice, gushyiraho akanjye kugira ngo nanjye ibibazo ndimo mbashe kubyikuramo, kwikura mu bibazo, kwikura mu kwiheba, kwikura mu kwigunga, kwikura mu bwigunge. Bakristo bavandimwe, biradusaba izindi mbaraga, amayeri nk'ayo umuhinzi akoresha kugira ngo koko abashe gutuma iriya numa iguruka, bityo umwami akishima. Natwe tuzashimisha Yesu Kristo umwami w'ukuri, igihe cyose natwe tuzashyiramo imbaraga z'umukiro wacu, imbaraga mu mukiro wacu n'imbaraga mu mukiro w'abandi, tukabasha gushimisha umwami natwe umunsi umwe. Ngira ibyishimo by'imbaga y'Imana. Imbaga y'Imana ni uko ubona nyine abakozi benshi. Imbaga y'Imana ni uko ibiri kumwe n'Imana, nicyo gishimisha imbaga y'Imana. Nimusabe rero ngira imyaka yoreza abakozi mu mirima ye, nguko natwe uyu munsi buri wese arabe ambasaderi, arabe intumwa yo gushakisha ibisubizo iwe. Ese nta bibazo birimo mu Kristo muvandimwe? Wasanga ibyo bibazo nawe ufite uruhare mu kubikurura. Biragusaba rero gucoka kugozi, biragusaba guca iryo shami wibanzeho, iryo shami wigungiyeho, byakuboshye. Iyo shitani yagiye kubohera aho ngaho, ikakubohera mu byo ukunda, ikakubohera ku nzoga, ikakubohera ku bagore, shitani ikakubohera ku bagabo, shitani ikakubohera ku bakobwa, ku basore, shitani ikakubohera ku bintu by'abandi ushaka kwiba, kwihereza, shitani ikakubohera ahantu ukunda, ahantu ugera ugahakunda, ugaharyama nk'uko iriya numa iryama ku ishami ikanga kuvaho. Uyu munsi rero ni ukurandura ibyo byose aho shitani yagiye itubohera, maze urebe ko nawe utagarura icyizere iwawe, ugarurire Yesu Kristo icyizere, maze nawe uguruke usange Yezu, mu isengesho ryawe rishobore kugera kuri Yezu, isengesho ririmo kwemera, isengesho ririmo kwizera, isengesho ririmo urukundo. Iryo sengesho rizanyura Imana, nawe rero bizagera igihe utakambire Nyagasana kumve kubera iki haryo bashe kwibohoraho. Nguko kwibohora ubucakara wabagamo bw'icyaha, ubashe kwibohora, maze ugana ubutungane. Yesu Kristo agukize buri munsi. Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera buri munsi. Francisco Saveri mutagatifu, udusabire mu butumwa bwose dukora buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.